kandi abasore ndabizi mwigire hino mbabwire ukuntu uyu mukobwa agomba kukwereka ibimenyetso by'uko akeneye yuko muryamana. Ushobora kuba ufite fiancé umwubaha utashobora kumubwira kino kintu, cyangwa se ufite umukobwa mukundana ariko utaramenya ngo ese nimubwira ko turyamane araza kunyemerera cyangwa se arahita nyanga. Kumwereka rero ibimenyetso, abakobwa ni ibimenyetso bigera muri 6 bishobora kukwereka yuko umukobwa ashaka ko muryamana. Ibi bimenyetso nubibona uzahite ubishyira muri gahunda ubone ko uyu mukobwa agushaka. Icyambere rero aba yitura tuzwe tuganiro tuganisha ku bitsina. Ukumva ikiganiro kiganisha ku bintu by'ibitsina arabishaka kubyumva. Uyu mukobwa uzamenye yuko rwose arashaka ko mubonana. Bitewe nuko tuzi yuko igitsina gore tuzi ko abagabo ubushake bwanyu baba hafi. Rero niba arimo kuganiriza ibintu by'ibitsina ababizi ko biri butume ushyukwa cyangwa se ugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Rero niwumva bino biganiro abishaka ahora bikuganiriza uzahita ubitekereza uvuga ati uyu mukobwa it's okay. Hanyuma rero ikindi aba akubaza niba wibana, akubaza niba wibana ubasubana n'abandi se, tubazo kukubaza ni ryari uri mu rugo uri wenyine ubana nande ninde wabavangira. Kenshi uzarebe niyo umuntu akubwiye ngo ese uribana ese ubana nande, abasore mumbwiza ukuri ntimumbeshye uhita umubwira ngo ndiyego ndibana wagishaka kuzansura wagira ngo uzansure like nkuko nyine. Hanyuma rero numva biri kubikubaza uzahita umenya yuko ari tayari ko kino gikorwa bishoboka yuko yaguha. Mbibutse ko ibintu ndi kubibwira ntabwo ari impamo, si impamo kuri bose, gusa ibi bimenyetso biba bishoboka nka 70%. Yego, ikindi rero ko tumaze kukivuga ibibazo biganisha niba uri wenyine, niba mwaba muri kumwe muri babiri nta wundi muntu uri kubavangira. Ikintu cy'uko tumaze kukivuga. Ikindi ashaka kwiharira wenyine kandi muri mwenyine. Abashaka ngo niba turi kumwe niyo yaba ari kumwe n'inshuti ze, abashaka kuguha umwanya ariko muri babiri nta nshuti yawe nimwe ihari, nta nshuti yiwe nimwe ihari. Aho tubize abakobwa bajya bakunda kuza kureba abasore bari kumwe n'inshuti zabo, iki gihe uzasanga ashaka no kumuba muri babiri mwenyine nta wundi muntu uhari. Iki gihe rero nubona kino kimenyetso nacyo gishobora kuba ari kimwe kiri kukureshya, ni kukureshya ko nta wundi muntu ushobora kuba bangamira kuba kino gikorwa cyabaho. Hanyuma rero ikindi aragushimagiza naho atari ngombwa agamije kugushyushya. Abasanga gushimagiza akagushimagiza naho bitari ngombwa, niko bivuga. Agushimagiza naho bitari ngombwa agamije kugira ngo agushyushye nyine, uzamura ubushake. Yego, iki gikorwa cyo gishobora kuba kimwe mu bimenyetso. Biba ari byinshi ariko ushobora kuzabona kimwe muri ibi ngibi. Nukibona ayo mahirwe ntuzagere ngo yatera inyoni ntibavuga ngo imbaga zibona abana. Yego, ikindi abashaka kugusoma byimbitse. Uyu mukobwa ushobora kujya kumusoma muri babiri mwenyine, wamusoma bisanzwe ya bizu yo kumunwa bisanzwe, we ugasanga ahise afungura umunwa, ahise ashaka asohoye ururimi, ahise yasama ngo musomane byimbitse biri deep mu gihe we wari umusomye bisanzwe. Uyu mukobwa rwose menya ko kino kimenyetso gishobora kumva kukwereka ko arashaka ko birenga aho ngaho, kuko tuzi neza yuko kino gikorwa cyo gusomana byimbitse kizamura ubushake cyane ku gitsina gabo. Rero nawe ashobora kugusoma byimbitse hano kugira ngo bihite bizamuka ubushyuhe bwo cyangwa se ubushake bwo gukora kino gikorwa bube bwinshi. Hanyuma uhita ugira icyo wibwira cyangwa ugira ikintu umusaba. Hanyuma rero akwereka ko agushaka, ikindi kimenyetso cya nyuma, nta ntege afite, akakwegera ndetse naho umukozi ukabona ko niba ari n'ahantu umukozi ukabona aragukuraho ariko atabishaka cyangwa se aranakwihoreye. Muri bwa buryo ahantu hose ukabona yakwihaye wese, ukabona arimo arakubwira ati ntabwo mbishaka ariko wamukoraho ntakwigizeyo. Iki gikorwa rero rwose cyo kirakomeye, aho wamukora wose ukabona ntakwigijeho, umukozi wose ukabona ntakwigijeho, ubwo arahakwegereje cyangwa se ukabona nawe uri kukwegera rero ntaguha n'ahandi uri bukore. Iki gihe uzamenye ko uyu mukobwa arashaka yuko mukora kino gikorwa. Rero nabibukije si impamo kuri bose ko bino bimenyetso bifite wese abashaka kuguha, ariko ni bimwe mu bimenyetso ushobora kwereka ko uyu mukobwa ari tayari kuba mwakora kino gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ndababwiye rero mwabasore mwe, ndabarabaye mu mvugo z'ubu, iki gikorwa rwose uyu mukobwa nakwereka bino bimenyetso azaba ari uri kugushotora ntuzavura ubwenge. Yego, rero reka dusubikire aha ngaha ikiganiro cy'uyu munsi byari ibyo ngibyo. Abasore nimo bigerageza bigacamo.
Oh, by the way, nari nibagiwe. Abantu mu ubuhamya rwose ko ibiganiro byanjye byagiye bibafasha, biri gutanga umusaruro mana. Abantu bigenda bifasha rwose, Imana ishimwe kandi rwose mukomeze munoze kino gikorwa neza mwabagabo mwe, mwabagore mwe mushimisha abagabo banyu mu buriri. Ndabishimiye abantu mwanyandikiye ni box, may God bless you. Ntawe nuko umuntu atajya atanga comment ahangaha, mfite ubuhamya bwinshi rwose. Wa musore we nawe ibintu nusanga ari byo cyangwa se niba byaranakubaye wowe wabikora ukabona nibyo ni byiza. Nukuvuga amashimwe ni meza. Iyo ukoze ikintu kikagira umusaruro n'ukuri bidutera imbaraga zo kumenya ko tudakorera ubusa, ahubwo ibintu turi gukora biri gutanga umusaruro ku banyarwanda. Tumuzi ko mu muryango mugari rero, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha abantu bakomeje kudusapotinga rwose. Thank you, be blessed all the time. Bye.